nagize ntya mbona aravuze ati mu minsi mike cyane turajya gufata Uvira. Uyu ni General Sultan Makenga, umugaba mukuru w'ingabo za AFC M23. Ibi ni ubutumwa bwiza ku batuye muri Uvira, umujyi wa kabiri munini mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ntegereza ko ntago uyu mugabo mu magambo ye tumaze iminsi tubona cyase amagambo akomeye cyane, amagambo aremereye rwose. Ni amagambo akomeye, ariko uyu mugabo ntago ajya avugira ubusa, ntago ajya avuga ibintu ngo bigume mu magambo gusa, kuko niba muribuka ko baherutse kwinjiza abasirikare bashya mu ngabo, abasirikare barenga 9,000 byose mu mutwe mu ihuriro rya AFC M23. Bisobanuye ngo kubinjizamo hari icyo byari bisobanuye, hari icyo bashakaga kugaragaza. Mu magambo ye yababwiye ngo Uvira tugomba kuyifata mu gihe gito, kandi ni ibintu bishoboka cyane kuko twabonye ko ahantu hose bagiye bashaka bagiye bahegarura, ariko bagomba kwitonda cyane kuko urumva Uvira ni nini cyane, ni umujyi wa kabiri muri Kivu y'Amajyepfo. Bivuze ko ni ibintu bigomba kwitonderwa cyane kugira ngo bashe kuba bajya kurwanyirayo, babashe kuba babohora abaturage bahari. Rero ni umujyi n'ubundi uyobowe cyangwa se ugenzurwa n'abawazarendo bafatanye na leta mu buryo butaziguye. Rero uyu ni umugaba mukuru w'ingabo za AFC M23, Major General Sultan Emmanuel Makenga, aho rero yateguje mu minsi mikiri imbere ko bagiye guhita bajya kubohora abo muri Uvira, umujyi wa kabiri munini mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Uyu ni Makenga. Ubutumwa nibwo rero n'ubundi bwatanzwe mu gace ka Kamanyora muri Kivu y'Amajyepfo, aho rero abibukije ko bagomba kujya kwafata mu minsi mike cyane. Ubu n'ubutumwa yanyujije muri guverineri w'iriya ntara witwa Patrick Bruce Bwangwicombo. Ubwo rero uyu muyobozi ubwo yari mu nama y'abaturage muri Kamanyora nyine kuwa 4 tariki ya 9 ukwakira 2025, rero aho yabwiye bari baje muri iyo nama ko rero uti umukuru turi kumwe, ayavugaga Major General Sultan Makenga. Major General Sultan Makenga yambwiye ati genda ubwire abavandimwe banjye bahariye Kamanyora, wabwire ko misi mike cyane turaze gufata Uvira. Ariko abantu bagira ibanga cyane ku buryo ibintu nyine tubimenya hashize iminsi. Nabara abasirikare burya muri bara abasirikare binjijwe bari bamaze iminsi igera kuri 4 binjijwe, ariko amakuru bayatangaza nyuma. Ubu ni uburyo bwo gutanga amakuru nyuma, bafite uburyo batanga amakuru bwihariye kandi butagira icyo bwangiza. Barabizi neza ko by'umwihariko iyo baza kugaragaza ko bagiye gushyira abasirikare bashya kubitiro mbere yuko bakabitangaza mbere, byari gushoboka ko wazarendo ndetse na leta ko ngo babiburizamo kiriya gikorwa. Yego, imyitozo yari yarabaye byararangiye, ariko ibyo birori byo kubashyira mu gisirikare byari kuburizwamo ku buryo byanagenda nabi. Ibi rero nabyo babitangaje haciyeho amasaha, baciyeho igihe kugira ngo babimenye, kuko urumva ntago yababwira ngo tugiye kujya gukorera inama hariya cyangwa se ibyemezo bivuyemo uwo mwanya w'icyo raporo. Ni ibintu babanza kuganiraho, kuko hari n'ibiba byabaye batatubwira, bisaba ko nyine nka domaniho zitureba ubundi buryo tumenyamo amakuru yaho cyane. Ariko ntekereza yuko bafite uburyo bo leta batangaza ibintu byabo, ariko bakaza gutangaza bya bindi bazi neza ko bigiye guhita bishyirwa mu bikorwa, kandi bakanabikora bikabakundira. Ni umujyi wa Uvira urumaziye n'ubundi urinzwe n'ihuriro ry'ingabo nyinshi ziri ku ruhande za FARDC, FDLR, Wazarendo ndetse n'ingabo z'u Burundi. Muri uriya mujyi ni umujyi wamaze gusa nkaho wikarurirwa cyane, naho bose maze kugarukaho. Kandi no muri iriya nama yabereye muri Kamanyora
Bujumbura, Professeur Stanislas Bakele usanzwe n'undi ari umuyobozi mu ihuriro ry'ibiro by'impuzabikorwa wa AFC M23 Corneille Nanga, aho yasabye Wazalendo ziri muri Uvira uti nimwitandukanye n'ingabo z'ubutegetsi za Perezida Kisekedi, rero ndetse muhite ko muhuza amaboko na M23. Uyu ni Bakele n'ubundi aho yabwiye bari barwanyi ko Kisekedi ari umuhemu ukomeye cyane, ko rero bizasaba ko bigorana cyane kugira ngo bibe byashyirwa mu bikorwa, ariko rero uti azasaba ko n'ubundi amasasu yazisabye n'ubundi ko amasasu mu gihe azabavuze muri Uvira kuri irya gahunda bafite nyine yo kujya kubabohora, bo bazahita bafata iya mbere bagahita bava muri Uvira bakagenda, kubera ko leta ya Kongo izabahemukira ku buryo bukomeye. Uti ngo n'umuhemu yagize ati inshuti zanjye Makanika Kamomo Yakutumba Ngoma Nzito mwese muranyumva, muzagende bwangu nimwumva isasu rya mbere rivuze muzahite mwigendera mwihuta cyane, sinshaka ko bavandimwe banjye bazapfa, mureke kurwanira Chirombo. Mu ijambo rye niko yagaragaje. Bakele yanakomeje abwira abarwanyi ba Wazalendo ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chirombo ari umubeshyi cyane, bityo ko nta kintu na kimwe azigera abamarira. Yakomeje agira ati Chirombo ni umubeshyi, nta kintu na kimwe azabakorera. Mwabonye ko Kabila yamushyize ku butegetsi, Kabila yashyize Chirombo ku butegetsi, n'ibiki yamukoreye? Ntiyamukatiye urwo gupfa. Umuntu yamugize perezida amukatira urwo gupfa. Vital Kamerhe nawe yamugize perezida, yamukoreye iki we? Ntiyamwirukanye muri nteko ishinga amategeko? Niba koko none niba umuntu yirukanwa umuntu wamugize perezida, we uri hasi ye urinde. Amagambo arakomeye. Niba hari umuntu uri muri FDLR Wazalendo wumva neza icyo uyu Bakele yagaragaje yababwiye kirumvikana cyane. Ntekereza ko M23 yo ifite ibimenyetso ndetse n'undi wari we wese abasha kubona, kuko ni Chirombo nk'uko babivuga wakomeje kugaragaza ko ntabwo yagaragaje ubunyangamugayo mu byo abo bagiye bafatanya bose yagiye abitura, kuko yagiye akorerwa ibintu byiza n'abantu batandukanye yavuze haruguru, ariko akaza kwitura inabi kugira ngo abakure mu nzira cyangwa se asigare ari we wenyine uri gufata ibyemezo n'imyanzuro itandukanye. Rero bo uko babibona ntago bashaka ko hari umuntu utari mu ngabo za FRDC wabasha kwicwa. Bo bashaka yuko bababwira ngo uretse umuntu uri mu gisirikari cya Kongo, abandi turabasabye tubinginga, ntago dushaka kwica mwebwe bandi b'Abazalendo b'abanyagihugu, mwishinga ibyo Chirombo ababwira mukabigenderaho, kandi nta kintu azabafasha, nta kintu azabagezaho nk'uko yabivuze mu magambo ye. Ntekereza yuko rero afite ikintu ababwira, kuko M23 yo ukurikije naho yagiye ifata ibyo yagiye bakorera, usanga abaturage bishimye banyuzwe nabyo banezerewe cyane, bavuga ngo twabonye amahoro. Ibyo bituma abona ijambo abwira bo agiye gufata, ku buryo umuturage uri yavuga ngo icyama bikaba, bakaza natwe bakatugira ibyiza batugezaho, tukabona ibintu byiza nk'ibyabo bari mu duce bafashe bafite, tukabona amahoro, tukabona ubuvuzi. Ntekereza ko rero bafite icyo kubabwira, reka tubitega amaso turebe ngo ese koko ni byiza rwose, reka tubitege amaso. Iyo izafatwa, Uvira ifite ibibazo byinshi cyane by'umwihariko ku mutekano. Nyine Wazalendo bakora icyo bashatse, bahano bahagize ubutaka bwabo bafatanye na Kongo. Ni byo koko bose n'abanyekongo birumvikana, ariko nanone nyine bafite icyitwa ingengabitekerezo ndetse n'ivangura, ndavuga bo muri Wazalendo. Niyo mpamvu bamwe na bamwe bajya bafata icyemezo bagahita bajya kwiyunga na M23. Hano rero yabwije muri komeye cyane uti wowe urinde uri hasi ye, ku buryo ibyo yagusezeranyije
uzabigeraho koko. Reba witwa Vital Kamerhe wamutoye akamugira perezida, ndetse n'uwamuhaye impano y'intebe y'ubuperezida ariwe Joseph Kabila yamukatiye urwo gupfa ejo bundi, yamukatiye urwo gupfa. We urinde noneho utagize uruhare na rumwe, dore ko uretse ko bibagiyemo n'akantu ari njye nahita babwira uti murabona iyi ntambara muzayitsinda ese ahantu hose mwatsinzwe murumva muzahigerurira? Nta bushobozi na buke bafite, keretse nta kintu nakongeraho cyo kuba bakora kugira ngo bigerure ibindi bice cyangwa se ibice M23 yabohoye. Uretse kuba uyu Makere yunzemo ko iyi ngiyi ari impamvu asaba ko bari abarwanyi bakwitandukanye na Chirombo cyangwa se na Kisekedi kugira ngo nyine amateka ye ajya atondagurwa mu gihe cyahise, apana mu bihe bizaza. Muri make bigiye mu bihe bizaza yaba afite intebe yakicayeho, ariko mu bihe byahise byo kera habayeho perezida Chirombo, hanyuma aza gutsimbarara ku byemezo byarangije kuruka ku butegetsi kugira ubu ngubu ari mu maboko atara. Yego nibyo nuko bazajya bazivuga ariko ni AFC M23 ifite ibyo kuvugiraho, ifite byinshi cyane, ariko bagomba kwitonda cyane kuko nyuma yuko leta ya Kongo imaze kubona ko uduce dutandukanye AFC M23 yagiye twigarurira, yashyize imbaraga cyane mu kugira ngo babashe gufata karagace ka Uvira bakuzuzemo igisirikare cya leta ya Kongo, ndetse bashyiremo n'igisirikare cy'abawazarendo kubashaka gufatanya nabo. Bisobanuye ko rero AFC M23 bizayisaba imbaraga nyinshi n'ubundi nk'uko yagiye zikoresha kugira ngo ifate utundi duce dutandukanye kugira ngo ibashe kwigarura karagace, kuko muri aya magambo n'ubundi harimo bamwe bazacika intege mu bawazarendo kubera ibintu babwiye birumvikana. Niba wumvishe ko ibitekerezo kujya ko yabasezeranyije ko azabashyira muri leta, of course nibamara gufata, nibamara kurandura M23, ariko ibice byose bikomeje gufatwa nko muri Warikare rwose. Inyeshyamba za Wazalendo zateye ibirindiro bya M23 ahitwa Kibita, bigeze bite nako Kibati. Imirwano yongeye kubura ku wa gatanu tariki ya 10 ukwakira 2025 Ikibati muri groupema ya Rubereki territoire ni Warikare muri Kivu ya ruguru, hagati y'inyeshyamba za AFC M23 ndetse n'inyeshyamba za Wazalendo. Amakuru agera kuri Actualité 10 avuga ko iyi nkuru ivuga ko rero imitwe yitwara gisirikari ya Wazalendo iturutse Imiba ko mu birometero 5 murasirazuba bwa Kibati, aho rero yagabye bitero ku birindiro by'inyeshyamba za AFC M23 kuva saa 11 za mu gitondo. Urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje rwumvikanye mu gace kabereyemo imirwano. Ubwo rero iyi nkuru yakorwaga bivugwa ko urusaku rw'amasasu rwumvikanaga hafi ya Habura, aha ni murasirazuba bwo hagati bwa Kibati. Abaturage benshi bakomeje kwifungirana mu mazu yabo kubera ikibazo rero imihanda n'ubundi ihuza imihanda ihuza hitwa Kashebele ndetse na Muganzi wafunzwe. Iyi nkuru rero yibutsa ko n'ubundi inyeshyamba za AFC M23 zigaruriye imijyi irimo Kibati kuva muri Mata n'ubundi, ariko Wazalendo zikaba yafashe ubusa. Yari isanzwe n'ubundi ifite Kibati, ariko Wazalendo yafashe ubusa. Birumvikana bivuga ko aba Wazalendo bamaze kugerageza inshuro nyinshi cyane kwigarurira kariya gace, ariko rero ntabwo byabashije kuba byagerwaho nabo. Izi ni intege nkeya Wazalendo kuko igaragaza, ari nacyo gituma igomba kumva impamvu iri gusabwa kuba yakiringa kuri AFC M23 kuko Chirombo we ni umuhemu wa mbere wabayeho ku isi. Ni urabyemeje. None se mbwira ukuntu umuntu yaguhaye amata muri make yaguhaye ubuzima ukamwitura urupfu.
Ni byumvikana. Ikirombo utagombye kuba yizerwa n'abo asezeranya barimo aba bagize umutwe wa Wazalendo, kubera yuko nyine nk'uko twabibabwiye yagiye akora ibikorwa bitandukanye yitura bagiye bamugirira neza, ariko kandi ni Wazalendo igaragaza nayo ibishaka kumwereka uruhare rwayo muri iriya ntambara arimo kurwana, ariko kandi bidashoboka kuko niba mu gihe hari abacanshuro hari Burundi nk'uko bivugwa ko nabwo bujya bufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari imitwe itandukanye, ntabwo byigeze bikunda. Sinibona rero nka Wazalendo ishaka gutera ibitero kuri AFC M23 ngo yakigarurira agace, ni ibintu bidashoboka, biragorana cyane. Ahubwo ni AFC M23 nk'uko twababwiraga ifite imipanga itandukanye yo gufata ibice byo bifatika, pana M23 pana Wazalendo yo ibishaka kwifatira uduce dusanzwe kugira ngo yereke gusa Tshisekedi ko imushyigikiye. Iyo bikomeye cyane abasirikari ba FARDC nabo bungamo wenda barafatanya, ariko biraguye cyane ko hari agace AFC M23 yabe yarigaruriye ngo uvuge ngo ugiye kukabaka, by'umwihariko warikare ntago hari wapfa kuharikura gutyo gusa. Biragoye cyane ko ibi byabaho gusa nka Wazalendo ndetse na FARDC bo baba bagomba kugira icyo bagaragaza nyine berekane ko bashaka gufasha Kongo, ariko biragoye cyane ko hari agace wakigarura kuko n'ubundi byarangiye bagumanya aho bari bafite. Ntago byapfa koroha, biba bigoye cyane ko wakambura AFC M23 agace yafashe, kandi iyo mu migambi yayo no gufata ibice bifatika nyine ibice binini ubundi kabasha kwigarurira Kongo yose, nubwo tubibona ko bishoboka cyane kuko ibikorwa byayo biba byivugira bitandukanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ni Doma News Live, ukomeje gukurikira, kora subscribe hanyuma dukomeze tujyane mu ndibano byose bigiye bitandukanye biba abikorwa hano mu muryango mwiza ukunda abanyamuryango. Ni mwebwe kandi ni mwebwe mutanga umusanzu wanyu ukomeye cyane, uretse kubashimira ndetse no kubifuriza umugisha uturuka ku Mana. Ibindi byo rwose byaba ari ukwiteranya rwose, ni ukubashimira cyane, kuko no kubashimira byo ntabwo ari gutya gusa, ahubwo biri extraordinary thanking for kubashimira cyane bidasanzwe birenze nibyo mukwiye. kandi nizere ko warekinze kino kiganiro ndetse ukasharinga ku nshuti zawe, ndetse uhageze none rwose ugakora subscribe. Si byose ndagira ngo